Amen. Witwa nde ubusanzwe? Emmanuel. Vuga cyane ariko. Emmanuel. Uyu ni umunsi mukuru w'abana, nibyo? Ni ukuvuga ngo ni Noheli y'abana. Muri so Noheli twibutse iki? Twibutsa ivuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu. Ni icyo abantu kidasanzwe uno munsi? Byari byiza nyine kurenza ibindi bihe byose. Igihe kidasanzwe, ikintu waba kidasanzwe ni iki? Ni uko twifatanyije n'abanyamubatizo nabo tugasangira Noheli. Mwifatanyije n'abanyamubatizo, mbese ni ukuvuga ngo umunsi mukuru w'abana wahuriranye n'umubatizo. None se uyu munsi mukuru wateguwe n'abandi? Ni itorero, ni mwebwe ubwanyu? Ni itorero ifatanyije na korali Munezero. Sawa, urakoze, ukure ejejuru, komeza ukure ejejuru, witegura no gukomeza gukora umurimo w'Imana mu bantu bakuru. Nawe shaka tuganira. Uramakaniye? Witwa nde? Tuze Didier. Uyu munsi ni iki cyabaye? Noheli y'abana. None se 25 zageze? Oya, Noheli zaba ku wa mbere. Sibyo? None se ni iki mubi kidasanzwe? Nabonye kidasanzwe nuko twifatanyije n'abantu bakuru. Tukarya, tukanywa. Ababyeyi bawe bababwira iki? Ababyeyi banjye nababwira ko nishimye cyane kandi twabonye n'ibidasanzwe. Keri, ngwino nawe tuganire. Keri, witwa nde? Witwa Keri. Ndadukunda Keri. Uyu munsi ni umunsi w'iki? Umunsi wa Noheli y'abana. Noheli y'abana. Noheli se ni iki ubundi? Noheli ni iki? Noheli itwibutsa iki? Twibutsa ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Ni iki wabonye kidasanzwe uno munsi? Ikintu nabonye kidasanzwe ni iki hata kidasanzwe? Bigusetsa. Ikintu nabonye kidasanzwe uno munsi nk'uko Noheli y'abana twayizihizaga, twaririmbiye abanyamubatizo, ntabwo nyine bwa mbere twari tubaririmbiye, dushimisha itorero nyine. Imana ishimwe cyane. Nawe rero komeze ukure ujye ejuru. Undi mwana ushaka tuganira ninde? Witwa? Yo kwiringirwa Enoch. Uyu munsi ni umunsi w'iki? Ko ndaba muri abana benshi cyane. Uyu munsi habaye umubatizo, itorero ryacu rya Busanza ryabatirishije mukora n'umunsi mukuru wuhe? Wa Noheli y'abana. Noheli itwibutsa iki? Noheli itwibutsa ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Hariya ku itariki ya kangahe? Ku itariki 25 z'ukwa 12 na 24. Sawa rero nawe ukomeze ukurogera ejuru kandi uzagira Noheli nziza. N'umwaka mushya muhire wa 2020 na kangahe? Na kane. Ariko ushaka ko tuganira? Witwa? Witwa? Wituje? Witwa? Witwa? Wituze Jean Rodier. Wiga mu kangahe? Mu wa kane. Uyu munsi se ko ndeba hari abana benshi, habaye iki? Umubatizo wonyine? Noheli y'abana. Noheli se uzi icyo ivuga? Ivuka ry'umwami Yesu. Ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wabaye wa kangahe? Nambaye wa kabiri. Ibiruhuko byiza. Sawa? Twese hamwe.